Nitwa Mukabunana Lisa, ndi umubyaza wahora ku kigo nderabuzima cya Rusatira. Tukaba tugiye kuganira kuri serivisi yo kuboneza urubyaro. Tukaba tugiye kubereka uburyo bukoreshwa kuri kigo nderabuzima cya Rusatira, uwo wese yaza agahita abubona ku buryo bwihuse. Tukaba dufite uburyo bw'ibinini umusemburo umwe, tukaba dufite uburyo bw'ibinini bw'umusemburo ibiri aribwo bwita mikorojina, tukaba dufite uburyo bw'urushinge bw'amezi 3, hakaba harimo n'urundi rushinge narwo rw'amezi 3, ariko bikaba bifite aho bitandukanye tukaza kubibasobanurira mu buryo bwimbitse. Tukaba dufitemo agapira k'imyaka 3, akaba ari agapira kamwe dushyira ku kuboko. Tukaba dufitemo agapira k'imyaka 5, ubona ko ari 2. Tukaba dufite agapira k'imyaka 12, tukagira na prudence arizo bita kondomu. Tukaba dufite n'uburyo bw'urunigi. Reka mbere y'uko tubasobanurira uburyo ku bundi, tubanza twibukiranye ku kamaro ko kuboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro bituma ababyeyi n'abana barushaho kugira ubuzima bwiza, iyo hirinze inda zatera ibibazo. Umuryango w'abantu bake ubona amafaranga n'ibiryo byabatunga neza. Ababyeyi babona igihe gihagije cyo gukora n'icyo kwita ku bana mu muryango. Gutinda gusama inda ya mbere cyangwa iya kabiri bituma abantu babasha gukomeza amashuri n'izindi gahunda. Bityo rero kuboneza urubyaro tubonye ko ari ingirakamaro ku buzima bw'umubyeyi, umwana ndetse n'umuryango muri rusange. Hanyuma rero reka tubasobanurire mu buryo bwimbitse bwa buryo twababwiye haruguru. Tugiye gutangira rero ku binini biboneka muri Rusatira. Ibinini tugira ibinini by'amoko abiri, hari ibirimo umusemburo umwe n'ibirimo imisemburo 2. Tukaba tugiye guhera ku binini bifite umusemburo umwe byitwa mikororite, ari byo mureba hano. Hakaba harimo udupaki 3, ukajya ufata akanini kamwe ni 3. Iki kinini cy'umusemburo umwe uhera kuri iki kinini kimwe, ugafata kimwe ku munsi ku isaha imwe wahisemo. Umunsi ukurikiyeho ugahera hano, ukajya ugenda gutya ugaruka uku, ntabwo usimbuka umurongo ngo ufate icyo hasi, ugaheruka hano. Wakimara ugafata kandi gapaki nacyo ugahera hano, ugakomeza ugenda ku murongo udasimbuka. Wakimara nabwo ugakomeza, wabimara ukagaruka ku kigo nderabuzima ukaguha ibindi. Twabwiye ko ibi binini bikunze gufata umubyeyi ufite umwana utarageza amezi 6. Iyo agize 6 turaguhindura tukaguha ubundi bwoko tugiye kubereka mugiye gukurikira. Bijeho binini by'imisemburo 2 byitwa mikorojina. Ni ikinini nacyo ufata buri munsi ku isaha imwe wahisemo. Haba harimo upaki 3, nawe urabona ko haba harimo upaki 3. Iki kinini kikaba gifite akambi katwereka aho ugomba guhera n'aho ugomba kurangiriza kunywa ikinini. Uhera kuri iki kinini, urabona akantu k'agafureshi cyangwa se akambi katwereka aho uhera. Uhera ku kinini, kuri iki kinini ukanywa ikinini kimwe ku munsi ku isaha imwe wahisemo, ugakomeza ukagera hano. Urabona hariho akambi kakwereka ngo hera hano, ugahera hano, ugakomeza gutya. Aka kambi kakakubwira ngo ngera uhere hano, n'aka kambura turi kukabona twese, ugaherutsa kuri ibi binini bitukura. Wabimara ugafata kandi ugakomeza uko nari mberetse, nabwo ni 3. Wabimara ukagaruka muri ubuzima cyakira, cyangwa se ukajya mu bajyanama nabo bakabiguha. Hari igihe ushobora kwibagirwa gufata icyo kinini kuri ya saha wahisemo. Aho wibukiye uhita ufata icyo kinini ukakimira, noneho ugakomeza kukinywa kuri ya saha wari warahisemo. Impinduka ushobora kubona iyo ukoresha bino binini, abadamu benshi bakunda guhindagurika mu gihe baburaga imihango no mu nda
hakagabanuka igihe imihango yakuryaga. Abagore bamwe baribwa mu gifu no kurwara umutwe ariko bigashira mu mezi ya mbere. Dukurikijeho urushinge rw'amezi 3 rumeze gutya, ariko nubwo ari amezi 3 rumara ibyumweru 12. Dore ni urushinge rwarwo bavomesha uyu muti, tukawuvoma tukawugutera, tukaguharana ibyumweru 12, ukagaruka tukagutera, cyangwa se ukajya no ku bajyanama babihuguriwe bakagutera. Kuri urushinge rwitwa depo, icyiza cyarwo iyo wishe randevu harenzeho ibyumweru 4 ushobora kuza tukagutera nta kibazo wahura nacyo cyo gusama. Dukurikijeho urushinge rwitwa Sayana Press, kari urushinge rukoranye n'agashinge kako, bagakuramo, kaba gakoranye n'agashinge kako. Icyiza cy'aka gashinge, umuntu ashobora kukitera, ushobora kukitera ku mukondo, ushobora kukitera ku kuboko. Ni agashinge gatoya uko muri kukareba, gakoranye n'umuti. Ushobora kukitera kukamara ibyumweru 13. Icyo witeze kubona igihe ukoresha izi nshinge zose, ushobora kugira imihindagurikire y'imihango igihe yaziraga igahinduka, ukajya ubona amaraso menshi cyangwa makeya, hakagira n'igihe utabona imihango. Ibyo ni ibisanzwe ntacyo bitwaye. Ushobora kugira impinduka mu biro bikiyongera cyangwa bikagabanuka. Nyuma yo guhagarika urushinge hashobora guca amezi menshi utarasama. Dukurikijeho udupira two mu kuboko. Udupira two mu kuboko harimo agapira k'imyaka 3 n'agapira k'imyaka 5. Bikaba bikora kimwe, aho bitandukanira ni ku myaka. Agapira ko mu kuboko k'imyaka 3. Aka gapira ko mu kuboko gakora agapira kamwe, ariko tukagushyiramo twabanje kugutera ikinya mu buryo bwo kugira ngo utababara. Kaba gafunitse, tukagafungura. Nabwo hano urabona ko gafunitsemo, nabwo hano turahafungura, kaba karimo imbere. Tukaba tugashyira mu kuboko twabanje gutera ikinya mu buryo bwo kwirinda ko wababara. Ntabwo ari iki cyose dushyiramo, ni agapira karimo imbere gatoya, kaba ari kamwe, tugashyira ku kuboko aha ngaha twashyizemo ikinya, kaba ari gatoya, ntabwo ari iki cyose dushyiramo. Akitanu ni aka ngaka, murabona ko gafitemo udupira 2. Kari ngutu ari 2. Nuko tungana na kara kitatu, nuko kaba kangana, ko nuko batakerekanye, ariko nako kaba kangana gutya. Bitandukanira nuko ho kamara imyaka 5. No kugashyiramo ni bimwe, ntacyo bigoye. Mu buryo bwo kugashyiramo twifashisha aka kantu, niko gatuma tugashyiramo. Tubanza tugatera ikinya, aka ngaka kugafata ukakinjiza aho tugiye kubwinjizamo, hanyuma tugafata aka ngaka tukagashyiramo. Aka niko kadufasha kugira ngo tudupira tugere mu kuboko. Ntabwo bibabaza kuko tuba twateye ikinya, no kugakuramo dutera ikinya, nabyo ntibibabaza. Kumwe babwira ngo turabaga, ntabwo tubaga, mu gutera ikinya tukakakuramo tukongera tukahapfuka. Hanyuma iyo ukoresha utwo dupira rero, hari igihe icyo uba witeze kubona, igihe imihango izira birahindagurika, ukajya ubona amaraso makeya cyangwa menshi, hakagira n'amezi utayabona. Ibyo ni ibisanzwe, ntacyo bitwaye. Ariko hari igihe ushobora kubona amaraso menshi ukabona birakabije. Iyo ubonye ari menshi, uza hano ku kigo nderabuzima, hari ibinini dufite bigufasha amaraso akagabanuka. Tukaba dukurikijeho agapira ko mu mura. Ari agapira ko mu mura katagira umusemburo, gaca mu gitsina, kamara imyaka 12. Uko gakora, kabuza intangangore n'intangangore guhura. Ikindi
ntabwo kamara imyaka 12 ngo bivuge ngo ni 12 ishatse kugakuramo tugakuramo igihe cyose ubishakiye. Ni kimwe na buriya bwose twavuze, si ngombwa ngo bimare mu myaka 3 cyangwa 5, igihe cyose ushakiye kugakuramo ubukuramo. Aka gapira ushobora kugakoresha ukimara kubyara, ukimara kubagwa, kiri ku iseta bakagushyiramo hatarashira amasaha 48. Iyo amasaha 48 arenze utegereza ubwonko bw'ibyumweru 6 tukabona kukagushyiramo. Hano tukaba tugira n'ibinini dutanga mu buryo bw'ubutabazi. Ibinini byitwa mikorojina tugize kubona kare, ari byo by'ibi ngibi duha umuntu mu buryo bw'ubutabazi, mu buryo bwo kwirinda inda atifuza. Mpuzabitsina igihe akeka ko yaba yasamye araza akatwegera tukamufasha, tukamuha ibinini. Ariko si ibi byose afata, kandi bigira n'igihe abifatira. Iyo yakoze imibonano agomba kutugeraho iminsi 3 itarashira, tukamugira inama y'uko yabifata. Ntabwo ari ibi byose, ufata ibinini. Urabona ko hano hariho ibinini by'umutuku, turabikata tukabikuraho, hagasigara uturongo 3 ari two ubona hano. Tukaba tugiye kubabwira uko umuntu abifata ya minsi 3 itararenga umaze gukora imibonano mpuzabitsina. Urabona ko hari ibinini byinshi, ariko ufataho ibinini 8. Aha uhita ufataho ibinini 8, ntabwo bimera rimwe. Ushobora gufata umukasi cyangwa akembe ugakata utunini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aho ugafataho akandi kamwe. Urabona ko ari utunini 8 turi kugaragara neza. Hanyuma iyo amasaha 72 ataragera cyangwa iminsi 3, ariko akenshi tubara mu masaha, niho utibeshya neza, ni amasaha 72. Ufata akanini kamwe hano, urabara 1, 2, 3, 4, ugahita udufunduramo hano, ufundura gutya, ugafata 2, 3, 4 na kakandi. Urabibona ko ari 4. Utu tunini 4 uhita ubara, uhita utumira, ugahita ureba ku isaha, ati dore nunyweye saa 5 z'amanywa, ugahita utumira ari 4. Hanyuma izindi saroro akaba ari bwongera kunywa ibinini 4, mubara amasaha 12. Hanyuma utu 4 urabona ko wadutunyweye saa 5 z'amanywa, twarangiye, hasiga utundi 4. Ugiye guhita saa 5 z'ijoro nizigera, urahita uvanamo tuno 4 nanone utumire. Bifuza kuboneza urubyaro bifungishije burundu, haba ku mugore cyangwa ku mugabo, nabo turabibafasha, ariko hano nta muntu wabihuguriwe ubikora. Iyo uje utugana ubyifuza, duhamagara dogiteri wa Kabutare akagusanga hano akabigukorera utavuye ahangaha. Uratwegera kubitubwira ati ndifuza kuboneza urubyaro nifungishije burundu, tukaguhamagara dogiteri akaza akabigukorera hano. Tukaba dukurikijeho uburyo bw'agakingirizo. Aka ni agakingirizo k'abagabo, aho inyuma ureberaho igihe kakorewe n'igihe kazarangirira. Mbere yo kugakoresha nicyo kintu wibandaho kureba. Aha ngaha urabona ko kakozwe mu kwa 9 2020, hano bakatubwira ko kazarangira mu kwa 8 2025. Ubwo kwa 8 kukirangira ntabwo wagakoresha. Impamvu mperukije ku gakingirizo rero, ni uko buriya buryo bwose twabonye butaturinda za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Niyo ufite buriya buryo bwose, mu buryo bwo kwirinda ziriya ndwara, ziriya tuzi za sida, za mibonano mpuzabitsina, za mburugu, za sifilisi, mu buryo bwiza bwo kubyirinda ukoresha n'agakingirizo niyo ufite buriya buryo bwose. Urubyiruko rero no kuboneza urubyaro namwe birabareba. Aha ngaha dufite icyumba cy'urubyiruko cyahariwe urubyiruko, kirahari cyabugenewe
Iyo ushatse kuboneza urubyaro uraza ukegera muganga ushinzwe urubyiruko akagufasha mu buryo bwo kuboneza urubyaro utaje muri serivisi yo kuboneza urubyaro mu buryo bwo kwirinda ko buri wese yamenya ngo uje kuboneza urubyaro. Hari icyumba cy'urubyiruko babagiramo inama zitandukanye, inama zo kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye, inama zo kwirinda indwara zandurira mu mibonano, babonezamo n'urubyaro, batangirwamo serivisi nyinshi. Urubyiruko ikibazo cyose rufite ruradusanga tukabagira inama. Ubwo kuboneza urubyaro rero buboneka mu buryo bworoshye. Hari ubwo ushobora kubona mu bajyanama mu buryo bworoshye, urugero nk'uru rushinge, ibi binini ndetse n'udukingirizo. Ariko umujyanama ntabwo ari ubiguha bwa mbere, ubanza kuza ku kigo nderabuzima tukagutangiza tukareba ko ubyemerewe, umujyanama akabiguha ku yindi randevu ikurikiyeho. Hanyuma rero uburyo bw'igihe kirekire bwo butangirwa kwa muganga kandi bugashyirwamo n'umuntu wabihuguriwe. Nubwo twese abakora kwa muganga b'abaganga tubizi, nibo bemerewe kukaguha. Ikindi nakongeraho rero, umuntu wese ufite uburyo bwo kuboneza urubyaro hari igihe ashobora kugira ingaruka mu buryo afite. Iyo ugize ingaruka ku kuboneza urubyaro ku buryo wari ufite, ushobora kuza ukegera muganga mukaganira akakugira inama, yakumva ari ngombwa ko yaguhindurira akaguhindurira, yakumva ko ari ngombwa ko yaguha imiti igufasha akagufasha. Hari igihe umubyeyi aba afite agapira cyangwa akoresha urushinge akaba yava, umuntu wese ugafite ashobora kuva ariko bikagezaho bigahagarara. Iyo ugize ikibazo cyo kuva uraza ukegera muganga, hari ibinini byabugenewe aguha bigakama, ariko iyo byanze uraza mukaganira akaba yagakuramo akaguhindurira. Ikindi nakongeraho kuri buriya ufite igihe kirekire ushobora kugakuramo igihe cyose ushatse gusama. Icyo cyiza cyabyo, waba ufite aka 12 ushobora ati nzagakoresha umwaka cyangwa 2 ukagaruka tukagakuramo. Akitanu kumva ugafite ukumva umwana wawe mucukiriza imyaka 3 cyangwa 4 uraza tukagakuramo, ntabwo dutegereza ya myaka. Murakoze naho utaha. Ntabwo bikigoranye cyane kugira ngo ube wabasha kubona amakuru yerekeranye n'ubuzima bwawe, by'umwihariko ubuzima bw'imyororokere. Ikintu usabwa cyonyine ni ukujya kuri YouTube hanyuma ukandikamo Imenye Mubyeyi, umara kwandikamo Imenye Mubyeyi ukabona lisiti y'amavideo menshi. Ikintu cya mbere ugomba guhita ukora ukihagera kugira ngo ujye ubona amakuru yose yerekeranye n'ubuzima bwawe ni ukubanza ugakora subscribe. Umara gukora subscribe ugakanda kano ukazogera kugira ngo amakuru azageza ujye uhita ubasha kuyabona. Hanyuma umaze kugakirika uraza ukareba video imwe ushaka kureba, hanyuma ukayikirikaho ukayifungura ubundi ukayireba.